natunguwe no kumva avuze ati uyu munsi nige ndi bubatekere. Kuko mu buzima n'abandi bagabo turabasuhuje mu izina rya Yesu. nabo bari kuduhostinga bose. Kuko mu buzima busanzwe twiga no kubana ko hariho n'ubutesi bwinshi icyo gihe. Mfite umugabo uzi guteka. Nirwazaga kenshi kugira ngo ndebe ko narya ku biryo yatetse. Ariko aho tumariye gukura twaragize abana urumva ntago umugabo akomeza kwirwaza ngo umugabo ateke. Kunzi ba Mama Mignone Official, Apostle Zino Official, twongeye kubasuhuza. Imana y'amahoro nibane namwe. Twongeye kugaruka muri iki kiganiro rero muri ku kwezi kwa gatatu mu kwezi kw'abagore, ariko hano turi kumwe n'umutumirwa, umuntu mubonye bwa mbere ndamureka yivuge kubera ko ni ubwa mbere mubonye turi kumwe, twayadukora turi babiri ariko twungutse undi muntu wa gatatu. Ibwire abagukurikiye. Haleluya, haleluya. Amen. Nitwa Mama Nana Mukazayire Devota. Yego. Mama Nana Official. Wow. Funguye channel vuba. Yego. Abantu bagera kuri subscribe. Nkaba mboneyeho kubabwira ngo subscribe, share, like and comment. Turi kumwe murakoze cyane. Bana y'amahoro guhubugisha Mama Nana Official, no kuri tugarutse twishimye kuri iyi kamera. Mama Mignone ufite mikoro ndagira ngo atubwire uko ukwezi k'umugore kumeze, umunsi mukuru w'abamama n'abari n'abategarugori, kuko turacyari muri uku kwezi murabura ko twaje kuri kamera twishimye. Nubundi dusanzwe twishima twebwe, wagira ngo hari imiti baje badutera tuje kuri kamera. Yene Mama Mignone abantu batubonye kuri kamera batangiye guseka batembagaye, bavuze ati reka dutera agatebe Mama Mignone na Apostle Zine baje. Yego. Ariko uroho tuje kuvuga ku kintu kijyanye n'umunsi w'abari n'abategarugori uko wagenze. Ese abamama turakomeza twitwara gute mu ngo zacu, bakobwa bari bitegura gushinga ingo? Mignone yaje. Murakoze cyane. Mwari mubajije ku munsi w'umugore itariki ya 8. Ngewe rero simvuga itariki ya 8 gusa, ngewe mvuga ukwezi kose. Buriya kuva ku itariki ya mbere umuntu wakurikiye Mama Mignone Official arasanga yaravuganye n'umugore. Nabwiye umugore muri uku kwezi kwa gatatu ngo wa mugore we igira ibyo uhindura mu buzima bwawe. Hari ibintu byinshi nabwiye umugore kuva ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu. Naramubwiye ati umugore ihindura, umugabo wawe azajya ahora yigirira agira ibyishimo byo gutaha mu rugo rwe. Yego. Hari byinshi nabwiye umugore ngo mugore ishakira igikundiro mu rugo, wishakira igikundiro mu baturanyi. Hari ibintu doko nababwiye, hari ibiganiro byinshi nagiye ntanga mvuga ku mugore muri uku kwezi kwa gatatu. Yego. Aha, Imana ishimwe rero rwose uvuza akantu keza. Uzi ko hari abagore bagira amahane mu rugo ku buryo umugabo iyo bwije nimugoroba atangira gushakisha ahantu ajya kugira ngo acume amasaha. Burya mureke mbabwire, abagabo bose muzabona batinze gutaha mu ngo burya ntabwo ari uko bafite akazi kenshi ku kazi, ahubwo hari umugabo ukora akazi byagira saa 11 kavuga ati ya baba ndongera gutaha muri rwa rugo gute, biri bugende gute, agatangira avuga ati harya ne akabari gafunguye, ne hari gisope, ne hari iki, ngo ngende ngiye gucumira aya masaha byibura ntahe sanga umugore wanjye yasinziriye n'abana basinziriye. Kubera iki? Ubundi mu rugo nahana abantu bagakwiye Mama Nana kwishimira bakahaturiza, ukumva ari ahantu ubundi utakavuye. Ariko iyo mu rugo ari habi utinya no kuhataha. Mbaza Mama Nana aka kantu gakomeye muri iyi minsi turi mu munsi wo kwibuka Madame Excellent yaravuze ngo abagore isanganyamatsiko muri umwaka twihesha agaciro. Ndabaza Mama Nana ko bajye bavuga ngo umugore mwiza ubumenyi y'umugabo akennye. Iki kintu wakibwiye abantu badukurikiye, umuntu wavuze iki kintu ko yarashatse kubwira abagore ikintu gikomeye ukabwira n'abantu batabasha kubyumva, ni gute umugore mwiza agaragara mu rugo igihe umugabo akennye ko ari wo munzana umugore mwiza upimirwaho? Nkuko Mama Mignone yabivuze ko ukwezi k'umugore kwatangiye ku itariki ya mbere. Mu minsi yose yabayeho jewe nanejejwe n'iriya tariki. Iriya tariki uburyo yanejejemo, mfite umugabo uboneka gake mu rugo. Ariko natunguwe no kumva avuze ati uyu munsi nige ndi bubatekere. Kuko mu buzima n'abandi bagabo turabasuhuje mu izina rya Yesu. Nabo bari kuduhostinga bose. Kuko mu buzima busanzwe twiga no kubana ko hariho n'ubutesi bwinshi icyo gihe. Mfite umugabo uzi guteka. Nirwazaga kenshi kugira ngo ndebe ko narya ku biryo yatetse.
ariko aho tumariye gukura twaragize abana urumva ntabwo umugabo akomeza kwirwaza ngo umugabo ateke twaricunguye ariko yarantunguye rwose avuga ati umunsi nijye mbatekera icyo kintu rero cyarashimishije ndongera gushimira Imana nanone His Excellence arakarama amen His Excellence yaduhaye ijambo apostle yaguhaye ijambo no kuba twicaye ahangaha tukaba dufite mikoro ariko nta muntu duhagarika muri iki gihugu isi yose irimo tugishimira Imana abyumva aho yicaye mu rugwiro cyangwa muri biro wahaye abagore ijambo tukaba tubasha kuvuga ntawe udukoma mu yumva ko abagore tumushimisha Imana mu gihugu cyo mu ijuru nawe imuduhera kandi muhe umugisha utangiye rero umbwira ngo ngire icyo mvuga ku mibanire y'umugore n'umugabo igihe yakennye umugore mwiza rero ikimukwereka koko nuko umugabo yakennye burya umugore abagore dukunda ibintu yego turi bamukunda uzana amagifuti ukazana igitenge osheri ndagukunda cyane ariko ikikwereka ko umugore mubi atagukunda iyo bwa bukene bwaje cya gitenge ntikiboneke aguhagarara hejuru yego umugore nawe uri umugabo yewe ninjye washatse koko nyamara yirengagije ko habaho igihe cyiza hakabaho n'ikibi umugore mwiza rero abera umugabo ikamba amena umugore mwiza ni wa mugore bahereza rasiyo hari abagore batagira akazi baba mu rugo ariko burya nubwo wa mugore aba mu rugo yari umugore mwiza muzima mugenzi we abasha kumuguza bitanu akabibona kubera ko yabashije kumenya kwizigamira kandi si yo wizigamira wenyine azigamira urugo nkaba mbona yo kubwira abantu badukurikiye abagore bitwa ko bashomereye kandi bafite abagabo bakora bisubireho bambwirira ko kuko niba hari ikintu kiducumuza mu buzima ni iki gifu iki gifu buri kanya kiragusaba buri kanya kirakubaza kititaye ubwo rero niba baguhaye ibihumbi 10 wa mugore we jugunya 2 mu gakesi ejo nibaguha 7 bitewe n'umuryango ufite uko ungana ntabwo mvuze ngo uzazigame ntacyo wahashye hari kunizigamira uko byagenda kose ugira amafaranga ujugunya mu gakesi ya mafaranga zakugoboka muri cya gihe umugabo yashomereye ntakazagira nagwa nk'urugero hari abagabo bakorera amaprive urugero nk'abarimu abaprofe hari umuprofe ukora ariko muri vacances ntibabahembe y'amezi 2 akayashomeramo kubera ko kutagira imibare bakanayasonza mugasanga rimwe na rimwe barabwiriwe kubera kutagira imibare ariko icyo nshaka kubabwira nuko cya gihumbi wabitse bya 2 wabitse ya 500 wabitse aragwira muri bwa bukene bw'umugabo rero niho urukundo rwe rwiyongera bitewe n'uburyo wamufashe yego rwose turagukurikiye igihe yicaye muri salo byamushobeye ikikubwira umugabo washobewe iyo atashoboye cyane ngo nako ga televiziyo bakagurisha nta hantu ajya aryama mu ntebe ugasanga na televiziyo ari imyoza buri kanya aribaza umugore namusaba rasi uko biri bugende iyo ari umugore mwiza rero uzi ubwenge ukunda umugabo mu bukene ahita amukura muri ya majune akamusanga mu ntebe atese sheri waramutse utese ati wapi ntameramukire dore ushomera umeze nata wigira ikibazo haranabitse udufaranga ngiye guhaha humura umugabo ahita agira ibiro amena kweri nijye washatse umugore uzi ubwenge kabisa ninjye ufite umugore uzi ubwenge yego rwose bigatuma rero umugabo none urukundo rupanda kandi burya igituma urukundo rupanda ni ikintu gito cyane niyo mwabwirirwa akabona umuhaye amahoro ntumututse aravuga ati Imana warakoze wampaye umugore wihangana ntavuze byinshi rero naho umugore mwiza agaragarira urakoze cyane Imana iguha umugisha mama Mignone mumpere mikoro tubwire ukuntu umugabo mwiza nawe kuko turi mu kwezi k'umugore ariko ntabwo turi bure kuvuga ku mugabo kuko umugabo n'umugore biragendana ni gute umugabo bavuga ko umugabo mwiza ububona ari uko umugore arwaye hari abagore turwara indwara zikaba nka koronike cyangwa ikagutindaho umugabo ni kuki bavuze ko umugabo mwiza umunzani wo kumupima apimirwa ku burwayi bw'umugore ubundi
abagore turi abasentimentari cyane. Usanga ikintu gishimishije umugore kiramushimisha ndetse kikagera ku rwego rwo hejuru, n'ikintu kibabaje umugore kiramubabaza kikagera ku rwego rwo hejuru. Umugore buriya njye naje kubona atajya aba hagati. Iyo ari umunyarusaku arasakuza koko, iyo ari umuntu ucecetse araceceka koko. Umugore iki kintu mwarakibonye ni hejuru, umugore ntajya aba hagati. Ni ukuvuga ngo nimba ari wa mugore witondesha aritonda akamaximiza. Yego ibyo rero twese babibonye bashaka bakajya barirwa niyo ari umusazi nabwo aramaximiza cyane. Rero icyo nshaka kuvuga ni uko uyu mugore warwaye, urumva aba yagiye muri ka kababaro nako yamaze kukageraho byiteka niko nabyita. Rero uyu mugabo iyo amwegera agatangira kumaza ati ese shari bimeze gute, dushakira imiti yeye, ese uri kubabara gute, ese worohewe, ese byagenze gute, nkuzanira amazi yo kunywa, doko akakora twa tuntu twose akatukora nyine amwereka ko ari kumwitaho. Uyu mugore reka nkubwire naho uko byaba biri kose ntago yazibagirwa uwo munsi aryamye wamwitayeho, ntashobora kubyibagirwa. Umugore wagize ibyago ukamubwira uti Paul ese mwagize ibyago hagana hehe, none se nguherekeze, mbese akakubaho muri icyo gihe cy'agahinda. Uyu mugabo uramukunda 100%. Ariko umugabo utaraguherekeje mu byago ibyo bintu ushobora kubimucyurira imyaka 20. uko uvuze niko ntabwo ubeshye mama Mignone, ibyo uvuze nibyo. Buriya twese no mu buzima busanzwe apana n'umugore buriya higo dukunda keya. Abagore bakunda keya ku rwego rwo hejuru. Mwabagabo niba mushaka kubaka urugo rwiza, wenda igihe ari guseka nushaka ujye umureka umugore uti komeza useke sheri, ariko mu gihe yagize ibyago, mu gihe yagize akantu kababaza umutima we, ndakwinginze ngo mube hafi. Hanyuma ikindi gihe nushaka uzarekereye rwose. Ariko mu gihe uzi ko yagize akababaro nushaka ujya umwicarira iruhande, utangira umukoreho, utangira umubwira uti gutya na gutya, ibindi wenda nyuma yaho uzabyihorera. Yego mama Mignone, icyo kintu umugore arakizirikana. Mama Mignone urakoze. Ongera umpere mikoro mama Nana official rero atubwira ukuntu abana beza, kuko mu muryango ku munsi w'abagore harimo umugore n'umugabo n'abana. Abana beza nibo bagize umuryango. Ngo abana beza umuntu abamenya ababyeyi mu busaze bw'abana, mu busaze bw'ababyeyi babo. Ko kantu watubwirira abana badukurikiye, kuko hariho abana babona ababyeyi babo bashaje bakabata abandi, kuko ngo ari abakene bakabihunza ntibazanagaragaze ko ari ababyeyi babo. Watuhera abana urubyiruko ubutumwa kuri icyo kintu? Ubutumwa naho urubyiruko nk'uko bivuze, umwana mwiza w'ikinyabupfura amenya umubyeyi akuze, cyane ko iyo amaze gukura nta kintu aba kibasha kwikorera. Kandi ni nayo mpamvu no hanze abantu bose usanga bavuga ati kanaka yabyaye neza we, kanaka yabyaye neza, abana be bari i Burayi abandi barakora, kandi koko nawe wamwitegereza ukavuga uti dore umubyeyi wabyaye. Ariko hari n'abandi wibaza niba ari icyaha barakoreye umwana bikakuyobera, ariko nta cyaha kiba gihari, ahubwo ni imyumvire mibi y'abana b'iminsi ya none. Nkabambwira abana badukurikiye, umubyeyi niba arakubyaye akakonsa akagukuza ukagera mu ishuri, rimwe na rimwe n'igihe nta n'ubushobozi buhambaye agira bwo kugira ngo ugere mu mashuri arenze ahambaye, akabasha wenda kwishyura amashuri kugera hagati, ibindi ukirwariza ukimenya. Ntabwo wagakwiye kuvuga ngo narimenye, ngo nawe ni akazi ke ngo ntiyanyitayeho. Umubyeyi ni umubyeyi igihe cyose ahora ari umubyeyi. Yego urakoze cyane. Nanjye nk'umutambyi hari icyo nakongeraho ngaha mama Mignone ijambo akaduhera abana ubutumwa basaba abana ibintu bya mirenge, kuko uwo mwuka nawe ubonye. Ubundi ni itegeko ry'Imana, tegeko rya kabiri urajya wubaha ababyeyi bawe. Niba Imana yarebye mu mategeko 10 tugenderaho, uyu mubyeyi Imana yamushyize mu buzima bwawe kugira ngo imuhe misiyo yo kukubyara wa mwana we. Imana yemera kumushima, yemera ko unyura mu biganza bye akakurera akabasha kuguha ubuzima. Uyu mubyeyi rero uko agenda akura ageza ahantu akeneye noneho nawe imbaraga zawe, kubera ko yaguhaye ubuzima akwitaho, utazi yuri udashobora kwiha icyo kurya icyo kunywa, arakurera aguha uburere butandukanye. Ariko iyo umubyeyi ageze mu zabukuru rwose, natwe turi ababyeyi turi hano, urababara cyane kubona ugeze aho ukenera imbaraga z'umwana, ubundi ukagira gute ukazibura. Hari umunyarwanda wavuze ngo iyo urukwavu rukuze ngo rwonka abana, bamwe bakavuga ati ntabwo ari byo, ntabwo ruba rukwiye konka abana. Barahindutse urukwavu rukuze bararurya.
bararurya. Rero abana turi kubabwira ko abantu bagomba kugira gute, abana rwose nimwumve ko muba mugeze igihe cyo kugira ngo imbaraga zanyu ababyeyi tuzikenere kandi tunabahesha umugisha. Ijambo ry'Imana rivuga ngo wubahe so na nyoko kugira ngo ubashe kuramira mu gihugu Uwiteka aguha. Hari abana bafite imivumo ibagendaho kubera yaturutse mu kanwa k'ababyeyi babo, kandi buri mubyeyi ataguhesheje umugisha. Mureke mbabwire, ni ukuri nta mugisha wabona kubera impamvu utabona umugisha. Umubyeyi niwe muntu wa mbere Imana yagiriye icyizere imuha inshingano zo kukurera. Hari ababyeyi bo mu mubiri nabo mu mwuka, natwe abashumba tuba turi ababyeyi. Rero igihe cyose ubabaje umubyeyi, muri ikintu cya mbere bagakwiye gukora ni ukugira gute, ni uguhindukira ukamusaba imbabazi, kuko natwe n'Imana n'umubyeyi iyo dukojeje turahindukira tukagira gute, tukayisaba imbabazi. Rero abana nibongere bumve ko ababyeyi, umwana mwiza umumenya igihe ababyeyi be bashaje cyangwa bamukeneye wiki nk'ubufasha. Ariko usanga hari abana bagenda bagata ababyeyi ukagira ngo bavutse hariya, hari n'abagenda bakamara n'imyaka 5 batavuganye n'ababyeyi babo. Icyo wakora cyose wa mwana we, nta muntu ku isi uteze gusimbura umubyeyi wawe, kabone n'ubwo waba yarakubabaje, kabone n'ubwo waba yaragukoreye iki cyose, nta muntu ushaka gusimbura mama wawe ku isi, nta n'uwasimbura, ni bandasimburwa abo ngabo. Niyo mpamvu rero turi hano tugomba kongera kwibutsa abana ko ari byiza kubaha ababyeyi babo. Mama Mignone, turi kugana ku musozo w'ikiganiro, nabanza duhera ubutumwa abana aba muri iyi minsi ya none basaba ababyeyi babo ibintu badafitiye ubushobozi. Mama naraza kudusoreza abwira ababyeyi ku kintu kijyanye nuko babona abana bafite ibikoresho bategeze babaha nk'amatelefone n'ibiki byose. Icyo kintu naza kukibwira ababyeyi kuko biri mu bintu, kuko niba turi mu kwezi kw'abagore kandi abagore tukaba turi ba mutima w'urugo, uratubwirira abagore ukuntu bagomba kugenzura aba bana bagenda bafite ibintu mu rugo batigeze bahabwa n'ababyeyi babo, kandi bikaba biri kuzana ingaruka mu burere by'abana bacu. Yego. Murakoze cyane. Abana b'uyu munsi nababwira ngo menya ko uhagaze kuri iyi si ubikesha umubyeyi wawe. Uyu munsi hari umwana uvuga ngo mama yarampemukiye, mama yaranyanze, mama byagenze gutya na gutya. Ariko ikintu cya mbere namanza kukubwira, manza umuha agaciro kuko yabashije kukugeza kuri iyi si. Buriya umuntu hari amaraso yatanze, hari ubuzima yatanze, hari ikintu yatanze gituma ugera kuri iyi si. Icyo cyonyine navuga ngo kiba gihagije kugira ngo umuhe agaciro n'icyubahiro. Ibindi byakozwe umaze kuvuka, navuga ngo nushaka ubimubabarire. Nawe ashobora kuba yarabitewe n'isi. Icyo cyo ndicara nkacyemera rwose. Iyi si hari igihe umuntu avuga isi wakwibaza ni amatafari se, ni ibyatsi, ni ibitaka. Oya, isi n'aba bantu bayituyeho. Hari igihe bakubyaranye yamubereye mubi, yamubereye ikirura, ariko kuko ari mama wawe uri kubona bigatuma ari we ushyiraho icyaha, kandi uyu muntu bakubyaranye ari we ubifitemo uruhare rwo kugira ngo ubeho nabi. Icyo kintu abana mujye mucyumva kandi mu gihe n'agaciro. Uyu munsi hari umwana wicara kumva arimo arakondana mama we, arimo arakondana papa we ngo nimwamaye ibi nibi, nimwamaye ibi nibi. Nabisi yari yarabakaranze. Ukaba warabyawe n'umusaza wikundiraga kagwa ibyo kwita ku bana ntabizi, weho ukura uri muri digitali watangiye kubona ibintu ibyo ari byo, ukavuga uti iyo papa nyishyurira amashuri, iyo papa bigenda gutya na gutya, nanjye ubu ngubu mba ndi umuntu ukomeye, mba narabaye iki n'iki. Ariko mu gihe cye ibyo bintu ntago wenda byari bifite agaciro. Rero ikintu nabwira abana kuri uyu munsi, nababwira ngo nimubabarira ababyeyi icyaha yaba yaragukoreye icyo ari cyo cyose. Igikuru nuko wabashije kugera kuri iyi si. Niba warageze kuri iyi si, iyo nda bakaba batarayikuyemo, wenda bashatse no kuyikuramo, Imana irabyanga. Bikorere ko Imana yakurokoye ukaba ugihagaze kuri iyi si, maze uhubaha ababyeyi bawe unabakunde. Kandi mu Kinyarwanda bajya bavuga ngo ibyaye ikibira kirigata. Hari n'ikindi bavuga ngo ibyaye ngo nibaramba ngo iba yicunguye amaraba. Umugani bwa mbere mwumvishe. Ntago nibuka ukuntu bawuvuga, ariko ndawuzi. Hariho buriya n'abadukurikirana bari buze. Shawamba bareho hano ubizi ukaza kubishyira muri comment. Uwo mugani rwose. Ngo ibyaye ngo amarizi iba yicunguye amaraba.
ibintu nk'ibyo ngiye barabitubwira muri comment buri abantu bazumugani muze kutubwira uwo mugani ariko ndawuzi nibishaka kuvuga ngo niba umubyeyi yarakubyaye akagushyira hariya kuri iyi si akakubyara atuye mu Kigonyi uyu munsi wabashije kumwubakira kadastre Imana iguha umugisha nukuvuga ngo yaricunguye niba mama wawe yarakubyaye na bodaboda kuzubona bitarashobokaga ariko uyu munsi ukaba ubasha kumumugurira barirene nukuri Imana iguha umugisha ikindi nanone nabwira aba bana hari umwana uburi umukire agatinya kwerekana iwabo havuka yego cyo kintu warakibonye kubera iki ngewe nzi umwana naga ari umwana n'umuntu mukuru w'umugabo ufite amamodoka atwara n'umugore akagira imodoka atwara ariko mama we yarapfuye atinya kujya kumushyingura naba bakire bagenzi be bamuherekeje ahitamo kumurambo bawukura kuri moruge bakomeza bawujyana ku irimbi ubundi bakajya aho bari bwiyakirire batanyuze iwabo inzu y'iwabo ntiyigeze yifuza ko yerekanwa kuri se na nyina bamubyaye mwabakiremwe mwagiye kubakira iwanyu amazu ko mufite amafaranga ubwo bukire wabona ababyeyi baba ahantu mwagiye kubakira ababyeyi banyu reka rero nibwirira abagore mwabagore beza mwe nkunda kandi namwe murabizi ni ukuri kuba uyu munsi ubana n'umugabo wawe ukabona ntacyo bimubwiye kujya kubakira nyine inzu gura udusima imifuka 3 burya iragenda isa n'inzu y'umukecuru kandi ihinduka inzu nzima ariko hari igihe n'abagore natwe tubigiramo uruhare kwa nyoko bukwe genda uhasane nujyana n'imifuka 2 umugabo azahita yicira ubu hari ibyo nzi umugore wanjye kujya kubaka iwacu cyane rwose bambwirire barumva shabambwirire pe ndabaye buriya reka mbabwire mwabagore mwe nukuri aho kugira ngo bazashyingure nyoko bukwe ari ahantu hasa nabi nushaka kugura imifuka 2 y'isima si 2020 none ugende mujyanye kuri antero matanyuza mu rugo rwe ngo asase ntago yaciye mu rugo rwe yampaye imodoka zari zishoranye ziturutse i Kigali ye baba mana we none sabiremewe bakomereje kuri sare aho bagombaga kwiyakirira ariko ntibyemewe dukoze ibi ntago byemewe ubu ntibyemewe iyo umuntu mukuru apfuye bamunyuza mu rugo iwe gusezera uwo mukecuru ntago bamujyanye bagiye hafite noneho inzu yararagamo se maminyo abanyagasani we mbere nkuri mbabaje umureba yanzu nyine baseseramo gutya inzu se yabo ntihari muri etage yeba mbega nyamara iyi message rereba abantu benshi badukurikiye mama y'abahandi basesera gutyo ngewe usigaye mura n'abantu benshi ministre muri ako kazi bamuseka ariko abakire baza kunsura i Kigali sibyo baza kunsura iwanjye sibyo abakire nkabatekera bya bindi byose nifuza nkabakiriza za feza ubwoko bwose nkabakiriza amawayini ubwoko bwose nabwo bitarera munsi yanagusaba amafaranga ukavuga utireka mwoherereze 5 baba mama wakubwira ati yaguhamagara ati mwana wanjye suraho ati ndaho mfite akazi kenshi cyane ati buretse ndaje ngusunikira yo kugura urwago akamwoherereza 5 sha noneho umunsi w'umukecuru amara nk'ibyumweru 2 arwaye bamujyana mu bitaro arapfa apfuye bamenyesha umuhungu urumva inkuru zibazamenyekanye yabuze uko yifata yabuze uko yifata yatse imodoka aragenda aramanza akubita iwabo umuramburi kuri moruge ahageze abona ntacyo yakora muri iyo minsi 2 kugira ngo ahazana abantu abona nta kintu yakora abona babakire bazamuherekeza bazamuseka abona inzira bazacamo binjira iwabo no kubwira abantu ati nimuharure byagorana ariko kubera ko bene wabo babandi bo mu giturage bahise babibona nyine ko umukiraje bafashe udusuka batangira guharura ibyatsi biza mu rugo ye baba mana ariko noneho ikintu yakoze yasize yishyuye sare y'ahantu baziyakirira bavuye gushyingura undi barangije umurambo barawufata barasezera kuri moruge bamaze gusezera kuri moruge bakomereza mu rusengero bava mu rusengero bakomereza ku irimbi bava ku irimbi baza kwiyakira uyu mubyeyi yapfanye agahinda bakaraba bataha ntago yigeze ajya gusezera urugo rwe uyu mubyeyi yapfanye agahinda hanyuma umugabo yatse imodoka ashorerana n'ab'i Kigali baje kumuherekeza imodoka nka 50 zaje guherekeza umuntu wapfushije mama we kandi hari ahantu ntihubatswe kubera ko noneho n'uwo yakahasanze nta gihari nta kijyayo
ngo aragiye kureba barumuna be. none songo utaragiye iwabo ngo arebe ko inzu yaguye buriya yarabasuraga. Reka nukorera abana bo muri iyi minsi bagiye kuzajya bapfana imivumo. aka kantu mvuze wa mugore we ni ukuri mbabarira nkwisabira aka kantu. Ndabizeraza kuvuga uti bamabuko ukuntu ari abagome, bamabuko ukuntu ari abarozi, bamabuko baramukazi banjye ngende nyubake baramukazi banjye bajye bayicaramo nyisane muramukazi wanjye yaransuzuguye muramukazi wanjye. Ndabizi ko muri bukiraho udukomenti twinshi cyane kandi tubi, ariko korera umugisha iyo mvuze ibintu ukuri bihita bimbabaza. Ukuntu bimbabaza sibyo, ariko inshuti yanjye uhabaye wowe ugakorera umugisha hanyuma baramukazi bawe bakwanze ukabihorera. Nyoko buko ko ari umukecuru ko ari umugenzi ari kwigendera ukazaba nyirabukwe w'umuntu igihe runaka yagurije bisi nawe uzaba nyirabukwe w'abantu runaka igihe nukura. Kandi hari umunsi abakobwa bawe bazaba baramukazi b'umuntu sibyo. Noneho uvuga uti ibi bintu bindiho hari ikiganiro nshaka kuzabakorera cya nyirabukwe n'umukazana nzaba ndi kubereka n'ibimenyetso. kuvugana umujinya hari ibintu ndeba nkumva birambabaje sheri. Ariko icyo nababwira bagore beza ni mwihangane n'ukuri buriya nkunda abagore ku buryo iyo bari gukora amakosa numva mbabaye. Ariko ni mwihangane n'ukuri naho umugabo yaba atagufashe neza ntubikorere ko umugabo atagufashe neza. Ufata udufuka tubiri twisima ni 20,000 ugenda usa n'inzu ya nyoko bukwe. Umugabo natabigufashamo uzakorera uwo mugisha nyoko bukwe napfa azapfa kuvuga neza. Nokuri bamenyo urakoze cyane. Turi kugana ku musozo mpera mama na mikoro nawe avuge kuri ka kantu ha message aba mama, kuko buri aba mama nitwe twirirwa mu rugo kenshi bakwiye kugenzura ibikoresha abana bacu baba batunze, kuko biri kuzana iyindi mico mu bana bacu bagakura nabi cyane cyane abakobwa. Icyo nabwira abamama rero ubundi byo kubwira abamama ni byinshi. Mpere ku byo bamenyo navuze buriya umugore mu rugo ahindura ibintu byinshi. Yego umugore ni byose. Umugore ahindura ibintu byinshi, umugabo ari mu bagahinduka. Yego niba atakundaga famiye ye umugore arayimukundisha kandi akayikunda. None kikwereka nako kagonye uvuga umugore babigizemo uruhare. Niyo atangiye kuvuga atavuga tugutangiye kuzana iby'iwanyu rero utangiye kuzana iby'iwanyu, ariko umugore muzima aramubwira ati mugabo mwiza dore iwanyu dore twateye imbere tujya gusura iwanyu gute tugende tuhakora. Bigaragara ko batanamusuraga karagaciyemo. Cyo bashaka kubwira ababyeyi cyo kintu kiho kandi kibabaza umutima wanjye. Ukabona umwana w'umukobwa Apostle mama Minyo 12:30 saa moya z'umugoroba arakarabye arisize aragiye nyina aramureba na se biceho baramureba nta kazi agiyemo aragiye atashye saa 5 z'ijoro. Yego we avuye wamutumye koko si ikibazo gikomeye. Nge n'abanjye barabizi bazi ko ngira amanabwira ni saa 12 niyo saha ya nyuma. Uyirenza ajya muri geto ye ajya gumiyo yagiye bajya muri geto. None ukajya kubona ukabona umwana babyita mastiri. Yego umwana w'umukobwa utarakorera n'amafaranga asanye utujipo udukanzu twiza tugera aha ngaha ntayo wamuguriye inkweto wamubaza ngo niza aba besto banjye. Iyo besto mwange mujya muyumva babesto bazari abana bakiri bato niza aba besto kwambarana abakubeshya nyine n'abasore baba bamuguriye ukabishyigikira. Ye wambaye neza sheri wambaye neza nibyo wamuguriye. Hari umumama wabibwiye umukobwa we twicaranye haramuga ati iyo myenda ko ntayizi mani ya best wanjye sha wambaye neza. Naje mpita muhindukirana yambaye neza ko kurabizi neza ko ari best wayimuguriye. Neje niyo mara kumutera inda akakuzanira uzatangira umutuke nkaho watangiye gutesha none hakiri kare. Icyo nabwira aba babyeyi rero abana bubu hari terime zadutse watangira kumwe se wa mukobwa we ibi nibiki mama I'm mature enough. Yego yigira I'm mature enough. Hari uwangegeze kubimbwira ngo I'm mature enough niyo mature
sizongera kuyumva nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi ntacaye enough nta n'ibyongereza nize mujya mugana ariko ako ngako ko ndakazi rero umubyeyi w'iki gihe hari uherutse kubwira umwana we kuri telefone numva ndababara mbura icyo mubwira umukobwa we ngo arasohotse ari nijoro amuhamagara 5:00 z'ijoro none se sheri hoya mugore umubyeyi niwe wahamagaye umwana we none se sheri urataha ryari umukobwa aramubwira ngo turacyari mu kirori ma none se muranzanira agatako k'inkoko umujinya warandiye mpita muhindukira ndamubwira nisa ako gatako hari depanse washyizeho ajya gusohoka kugira ngo akuzanire ako gatako nyamara mujya mutesha hakiri kare reka nitahire negere kwiryamira ubwo turaturanye ubwo rero bivuga ngo hari ibintu abana bacu bakora natwe twabigizemo uruhare rwose babyeyi ahunga se sheri none nta bitanu ufite akora akahe kazi akora hehe si ikibazo ese sheri kwisuko byansaziyeho nta mafaranga ufite ngo nsukishe umwana wawe akora akahe kazi none se ababyeyi si bo bashyigikira abana ubwo rero niba mubashyigikira mwa babyeyi mwitege n'ibyo bazabazanira ariko nkaba mpana ababyeyi bagenzi banjye niba umwana azanye ibintu utamuhaye mubaza aho yabikuye tumuco bagishyigikiye kwa kundi ko kuba mu mutima w'urugo iri terambere rero aposito iri terambere dufite za Facebook zaki zose za Instagram zaki byose mama Mignone negeze kugira icyo kiganiro cy'abadiaspora kugira ngo abadiaspora ntibatumazeho urubyaro abadiaspora batumazeho urubyaro ruragiye rurandavuye ujya kumubona ukabona asanye telefone y'ikitabashwa agahita akubwira ati sheri tifite umufiyanse wo mu diaspora ntuzi aho bahuriye ntuzi ibiki nyuma yamara kumwidagaduraho uko abishaka amwanduje n'ibyo birwara byose ukabona umwana ukabona icyo kintu tuzakora ikiganiro ikiganiro tuzagikora cy'abadiaspora n'amatelefone ukamusanga ari mu gitanda yarembye yarize yapfuye amubaza uti sheri yanyanze sheri se yakwanze ati wa mu diaspora nakubwiraga ikiganiro cy'abadiaspora tuzagikora gusa ababyeyi umwanya ni mutoya ariko icyo nshaka kubwira ababyeyi bite ku bana b'abakobwa ni ukuri babakurikirane message yatambutse ababyeyi bako kumva batwumvishe twasoza utanga nimero yawe kugira ngo abantu bakwifuza kuguhamagara mama na official nimero 0788 25 66 54 murakoze Imana ibaho umugisha kandi abantu bagiye kwamamana na official bamushyigikire bakade subscribe rwose Imana ikomeze kuduhana umugisha. Okay, murakoze cyane. Uyu ni Mama Mignone official. Nimero zanjye ni 0788 yego. Uyu ni Apostle Zino official Nyiramwiza maso y'inyana. Yego. Ikunda sheri. Uretse ko nagiye no wivuga ibigwino nagiye navuga gwiki. Nagiye no gutangira avuga nyine nimero yanjye ni 0788942414 mwambona rwose ngira igicano cy'amasengesho ndi umutambyi w'Imana ndi umuhanuzikazi w'Imana wangira inama rwose abantu mujye muza dusenge rwose Imana izajya iduhana umugisha rero mwakoze kubana natwe muri iki kiganiro naho ubutaha ciao 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 ciao.